Amazina yanjye nk'ibisanzwe murabizi ni Mucyo Anta, tubana namwe umunsi ku wundi, twagiye tubana mu biganiro bitandukanye ku maradiyo atandukanye, yaba Authentique, yaba Flash FM, yaba Radio na TV10. Murabizi neza ko nateretse akadomo nsezera gukorera kuri microphone ndetse n'ama TV atandukanye, ariko noneho abakunzi banjye bakunda amakuru atandukanye iby'ubunyamakuru ku ruhande, ubu nabaye super agent, ndimo ndashaka izina. Mu minsi ishize nibwo mwese mumaze iminsi mwumvise amakuru y'uko cyane cyane abakurikirana radio na TV10 nibwo bumvise ko Mucyo Anta mu nda y'isi biganiro nk'uko akunda kwiyita yasezeye gukorera kuri mikoro iyo ari yo yose, yaba iya radio cyangwa se iya televiziyo. Ibyo byose byaje bikurikira ibintu byinshi bimaze iminsi bibivugwaho, cyane cyane bifu ziri hagati ye na Taifa, Basamu Karenzi ndetse na ba Ruvuyanga bo kuri Radio Rwanda, usibye ko Ruvuyanga we mu minsi yashize yavuze ko amusabye imbabazi. Ibi byose ibyo bavuga kuri Anta ushobora kwibaza yenda ukse ni ukuri cyangwa no gusebanya, kuko bamwe babivuga ni ba bagabo tuba twizeye cyane cyane mu itangazamakuru banari mazemo iminsi, bamwe bajya no kuvuga bakavuga ko ari umwana ndetse banamugira inama. Uyu Anta biganiro rero ni umunyamakuru umaze kwandika izina rikomeye, cyane cyane abantu bamumenye kuri Radio 10 na televiziyo 10, ariko ntabwo ariho yatangiriye itangazamakuru, kuko yakoze ku itangazamakuru nka Contact, akora kuri Flash ndetse aza no gukora kuri Radio 10 ndetse na TV10. Ubu ngubu tuvugana ntabwo akiri umunyamakuru w'igitangazamakuru icyo ari cyo cyose, uretse ko nk'uko umaze kubyumva yamaze gufungura YouTube channel yiwe, avuga ko ari yagiye kujya akoreraho mu gihe Mercato cyangwa se igura no kugura no kugurisha abakinnyi bitari byatangira. Ahangaha ushobora kwibaza se ibi byose ni iyihe mpamvu ishobora gutuma umuntu nka Anta ashobora gufata umwanzuro wo kuvuga ngo reka nsezere gukora ku gitangazamakuru? Ibyo byose bishobora kuza atari mu buryo bwiza ku ruhande rwe cyangwa uruhande rubi, kuko ushobora kuvuga se none Mucyo Anta, radio ndetse na televiziyo nibyo byamuhaye platform yo kwitwa uwo ari we kugeza iyi saha, kugeza aka kanya, n'ibyo akora byose abikora kubera ko yakoze kuri ano maradiyo. None ibirangiye afashe umwanzuro wo kuvuga ko asezeye. Ushobora kuvuga yenda ko asubiye inyuma cyangwa se ko ateye imbere, ariko njyewe ndagira ngo hano nkubwire uko mbyumva n'uko mbibona, nanakubwira ubundi Mucyo Anta uwo ari we muri iyi siporo y'u Rwanda icyo ari cyo. Ubundi Mucyo Anta iyo wumvise abantu bamuvuga ko ari umuntu uwo ari we, ubundi Mucyo Anta ni wa muntu uzi kwumva, ni umusherisheri muri make, ni umusherisheri wo mu mupira. Ni wa muntu ushobora kugenda akajya muri Gorilla agafata umuhungu wa Haji nka Shafi, ari we ureberera ikipe ya Gorilla, agafata na Shafi na boss Haji akabajyamo hagati, akajya ajya kwa Haji akamubwira ati ariko buriya urabona akazi washinze Shafi ariko ugakora neza, kandi ubwo ni umwana na se akajya kwa Shafi, ariko buriya papa wawe rero ngo ikintu kiri gutuma ino kipe yacu itsindwa Gorilla, ngo buriya ni ukubera papa wawe atari gushora amafaranga menshi ngo tuzane abachezaji bameze neza, abakinnyi bameze neza, tumanura intwaro muri za Zambia na za na za Cameroon. Ugasanga ari kugonganisha abantu mu ikipe, abantu batangiye gukubitana imitwe. Ibyo ngibyo wenda kubw'amahirwe abantu bo muri Gorilla babimenya, bakaba bayenda baramusezereye, bakamwifungira amayira ntazongere gusubira nko muri vestiaire y'ikipe yabo. Ugasanga agiye nko muri polisi naho akabikora gutyo, ugasanga atangiye kugonganisha abapolisi n'abakinnyi na staff n'abatoza. Yenda umutoza nka Mashami yashishoza akavuga ati n'umuntu namvire mu ikipe sinzongere kumubona mu bakinnyi banjye, rimwe na rimwe ugasanga yaje yananyweye ibiki n'ibiki, ugasanga nyine ni ikibazo muri vestiaire y'abakinnyi. Reka banza wumve yenda nk'aka kavideo Taifa yari ari kumuvugaho. Ubwo mumenye ko rwose inama mwazanze intsinzi. Ngira ngo urabyumvise, ngiye ntago ari ibintu ndi guhimba, nagira ngo nkuzanire fact z'abantu babanye nawe bamuzi neza, hato utagenda uvuga ati nabihimbye, ni ibintu ndi gutora. Noneho hari ikindi kintu
cyabaye abantu mwese muzi umwana wazamutse ari umukinnyi mwiza bitaga Aniseti. Yaraje muri APR bamuha amafaranga menshi hafi muri miliyoni 18, birangira anaguzemo inzu, igipangu cyiza kabisa, inzu nziza muri Kigali. Arangije kuguramo inzu, Mucyo Anta urumva ko ni umuntu uri kuroze cyane ku bakinnyi buriya, kubera ko anajya akora deal zo kugurisha n'abakinnyi, ibyo murabizi, ajya anakora deal zo kugurisha abakinnyi, biri no mu bitumye kenshi buriya asezera no mu itangazamakuru, kuko we avuga ko ari byo agiye gukoramo. Uwo mwana bamujyana gukina urusimbi, bamujyanye gukina urusimbi, cyane cyane urusimbi rwa biyari, aho uko agenda aribwa amafaranga amaze kumushirana, Mucyo Anta bafatanya Mucyo Anta amusinyisha urwandiko rw'uko amafaranga agiye iyi nzu yiwe agiye kuyikina, naribwa inzu Mucyo Anta akazayitwara. Byarabaye, Mucyo Anta inzu y'umwana arayimurya burundu, inyandiko zirahari, mama w'umwana ararira, ariko bipfa ubusa kubera ko already hariho sinyatire, nta kindi kintu yari gukora. Inzu ya miliyoni 18 ibigendeye mu Kiryabarezi, aricyo Anta nyine bamuriye gutyo. Ibyo byose abanyamakuru bakorana na Anta bose baba babizi, ba Sam Karenzi, ba Kazungu Karaveri, ndetse n'uyu Taifa wanze kuripfana kubera ko we yari yaramaze kuva kuri mikoro, n'ubundi ntacyo yarakirengera, niyo mpamvu byose yahise abishyira hanze. Ikindi muribuka kuntu Taifa mu minsi yashize yigeze kuvuga ngo Anta yaragiye gufatira ku ngufu mugabo Aneti bakoranaga kuri televiziyo mu kiganiro cy'imikino. Ubwo urumva nayo nindi dega yari ibaye kuri televiziyo imwe Anta akoreraho. Muribuka muri no minsi abafana ba APR amakuru yagiye hanze yuko Anta yagiye arya komisiyo ku bakinnyi ba APR, bano bakinnyi ba APR bagiye binjira muri APR uno mwaka, yagiye abaryamo komisiyo nyinshi kubera ko nyine avuga ko ari we wabahokirise, ari we bazanye mu ikipe ya APR, ko yari yaramaze gucengeramo indani akagenda ababwira uburyo abakinnyi ari beza, APR ikishyura, kumbi hariho komisiyo za Anta. Rayon Sport kuntu yayivuyemo mwese murabizi, bamwirukanye Haji umusirikare amwirukanye nyuma yo kubona ko ibintu ari gukora muri vestiaire y'abakinnyi atari byiza, ari ukugenda shyushyushyushyu amagambo menshi mu bakinnyi, birangira Rayon Sport imwirukanye, aribwo yahitaga ajya muri APR. Ubwo no kuvuga ngo Gorilla, Polisi, Rayon Sport, APR niyasorejemo. Taifa nk'umufana wa APR aravuga ati mana yanjye imfashije ikamvanira Anta mu ikipe yanjye ya APR yakongera ikaba nziza. Murumva Anta ni umuntu uwanditse izina muri football yo mu Rwanda, ariko aryandika mu buryo buri negative. Ntago ibi byose rero mbasobanuriye yaba ariyo mpamvu nyamukuru itumye cyangwa yatumye Anta asezera ku bitangazamakuru, kuruta uko yavuga ngo impamvu asezeye mu itangazamakuru ngo ni ukugira ngo ajye kuba umu agent cyangwa se umucuruzi w'abakinnyi. Ngewe niko mbibona, niko nkurikije ibyo nakurikiye kuva mu mezi 3 yose ashize, avugwa kugeza ubwo afashe umwanzuro wo gusezera. None ubu ngubu nibwo nabonye ngo yafunguye channel ya YouTube ayita ngo Munda y'Isi TV, ngo niyo agiye kujya aganirizaho abakunzi be b'amatransferi n'iki. Ariko rwose Anta yaramaze kwandika izina ribi muri football, yaraye kuvuga yuko nyine ngo abakinnyi agiye kujya acuruza abakinnyi kandi azabagurisha mu makipe yose ashoboka hano mu Rwanda ndetse cyane no muri Tanzania, ko bitewe nuko urumva ari umuntu wiyaminiye azi n'igiswahili akivuga neza. Icyo twamwifuriza ni amahirwe masa, ariko burya nanone kugira amahirwe ukabona platform warangija ukayibamo nabi kubera guteranya abantu, ugasanga abantu